Mu masaha make yatambutse nibwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no mu bitangazamakuru byandika ndetse n'ibitangazamashusho hari hatangiye gukwirakwira inkuru y'incamugongo. Ni inkuru y'incamugongo kubera yuko aribwo bamwe mu Banyarwanda bari bamaze kuvumbura cyangwa se kumenya yuko umwe mu bana bafite inkomoko mu Rwanda cyangwa se umwana w'umunyarwanda yari mu bitabye Imana. Ni mu bantu barasiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu muri iyi minsi kibasiwe n'abantu bakomeza kugenda bahitana imbaga mu bihe bitandukanye, aho binjira bakabasanga mu mahahiro, muri za club, bakabasanga mu mashuri, mu mavuriro ndetse n'ahandi hatandukanye bagahitana ubuzima bwabo. Nako byagenze rero ubwo uyu musore w'umunyarwanda yarari kumwe n'abagenzi be mu birori, hakaza kubaho kurasana abasore babiri bo mu kigero kimwe bagahita bitaba Imana. Kari harimwo n'uyu musore w'umunyarwanda. Benshi bumvise ibingibi basa n'abatangiye kugenda baganira bibaza bimwe mu bintu bituma abantu benshi cyane bigaragaza yuko bifuza kujya ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi bimwe mu bisubizo bagendaga bahanahana bavugaga yuko uku kuraswa n'ubundi nyine iyo umuntu ageze igihe cye aba agomba kwitaba Imana, cyangwa se n'ubundi iyo umuntu ageze igihe cye ashobora kuva ku buzima ubundi akigendera. Bati bityo rero ibi ntaho bihuriye no kuvuga yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba nta mutekano uhari. Tutagendeye kuri ibyo kandi cyangwa se kuri ayo marangamutima, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeye haba ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'abakandagiye kuri ubu butaka bivuga yuko ngo kubona imirimo cyangwa se kubona imibereho ngo bihita bitangira koroha. Ariko kandi ku rundi ruhande ni kimwe mu bihugu byagaragaje yuko umutekano waho ushobora kubugirwa ku mashyi ku bijyanye n'irasana rya hato na hato rikunda kuba hagati mu baturage, abantu bagapfa ariko ntibigire gikurikirana cyangwa se bakoze buno bwicanyi bikaba bitagaragara n'iri na rimwe. Ariko kandi ngo nubwo kurasana ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nkaho biri hejuru, abibasirwa cyane ngo nabari mu birabura cyangwa se n'abagaragaza uruhu rw'abirabura ngo nibo bakunda kwiyosirwa n'ubu bwicanyi bukunda kugenda bukorwa bya hato na hato hirya no hino mu mashuri cyangwa se ku nsisiro, aho ujya kubona rwose ukabona umwirabura ararashwe n'umuntu utamenya aho aturutse n'aka na gato, ndetse no kumukurikirana ntibigire uburyo bw'umwihariko bigomba gukorwamo kugira ngo uba yakoze ubu bwicanyi akurikiranwe, afatwe, abiryozwe. Bikarangira gutyo nyine. Hari n'abantu mu minsi yashize batangiye kugenda bigaragambya bavuga yuko bari kugirirwa nabi kubera yuko ari abirabura. Robert Kelly cyangwa se R. Kelly ni umuhanzi w'ikirangirire, ubu ngubu arafunzwe ndetse mu minsi mike itambutse bamwongereyeho imyaka 20 ku gihano yari afite. Abantu bakomeza kugenda bavuga yuko ibi ngibi bifite aho bihuriye no kuba ari umwirabura. Bati byahashinjwa yego birashoboka yuko yabikoze, batariko biragoye kumva umuzungu cyangwa se umuntu waba utari umwirabura wakatirwa ibihano mu mwene aka kageni. Abanyamategeko bakamuburanira ariko ntibigire icyo bitanga. Bati rero byanga byakunda abirabura ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyakandanizwa, bamerewe nabi cyane. Mwigeze kumva umugabo bita Kanye West, nawe ni ikirangirire ndetse n'umugwizatunga, ubu ari mu bihombo bikomeye cyane. Abacukumbuzi barebera hafi ibijyanye n'imibereho y'abirabura ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuvuga yuko nawe bari kumucisha bugufi cyangwa se bari kumushyira hasi bitewe n'uko nyine nawe ari umwirabura. Ntabwo ibi ngibi ari byo nshakaga yuko dutindaho, gusa nagira ngo nkumvishe uburyo ki abafite uruhu rw'abirabura ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kuvuga yuko ibihe byabo ari bibi cyane ndetse bibi kurushaho, nubwo ngo bitavugwa mu buryo bweruye ariko ngo bamerewe nabi cyane. Reka twinjire muri inkuru y'incamugongo. Ariko kandi mu gusoza turaza kugaruka mu Rwanda gato cyane, nahakomeje kugenda hacicikana inkuru abantu bari kugenda babiryoherezanya ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma yuko umugore yarageze gutya akaruma umunwa w'umugabo hafi rwose kuwuca ngo awumareho. Bati rero uburyo bwiza bushya bwadutse bwo gusomana n'abo mwashakanye, bati ni ugusoma umuntu watabyumva neza ukaba wawusoma hafi kuwuca. Aka kababaro cyangwa se iyi nkuru ibabaje abantu bahise bayihindura komedi, batangira no kugenda bahererekanya ubutumwa babigira urwenya kuri za TikTok, WhatsApp ndetse n'izindi mbuga zitandukanye zoroherezanya hagati y'abantu n'abandi ku bijyanye no gukwirakwiza cyangwa se kohererezanya ubutumwa haba ku buryo bw'amafoto ndetse n'uburyo bwo kwandika. Icyakora uyu mugore wakoze ibi ngibi yahise afatwa atabwa muri yombi nyuma yo kuruma umunwa w'umugabo hafi akenda kuwuca. Icyo bapfuye nicyo tugiye kurebera hamwe, ndetse n'urwango mwene aka kageni ku buryo mwashakanye mugasezerana kumanikana amata wiyemeza gufata umunwa we ukawuca ukoresheje umunwa wawe. Twitwa Kigali Line News, ijwi uri kumva ni rya Rugamba. Ikaze, nyemerera duhire hangaha kuri inkuru y'akababaro. Abantu babiri barimo Derek Ituringabo bapfuye, abandi batanu barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma yo kurasirwa mu birori by'isabukuru mu majyepfo ya California. Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu umubare munini w'abantu batuye ku isi bari gushaka kwerekezamo mu isi ya none. Ukurasa kwabaye ahagana saa 7 z'ijoro ryo ku cyumweru mu nyubako iherereye Idaho. Abapfuye ni Mark Allen
wo muri Rancho Cucamonga ndetse na Derek Ituringabo uyu n'uwo muri Arizona. Bombi bakaba ari abasore cyangwa se ingimbi zari zikibereye mu kigero cy'imyaka 20 yonyine, nubwo wareba ukabona baragaragaza igikuriro. Police yatangaje yuko Ituringabo yaguye mu rugo aho yarasiwe, naho mugenzi we aza kugwa kwa muganga, ubwo abatabazi bari bakoze ibishoboka byose kugira ngo barebe niba bashobora kugarurira amagara ye mu maguru mashya, ariko biranga nawe aratabaruka arigendera. Abakomeretse bagera kuri 5 barimo umwana w'imyaka 14 gusa. Kugeza ubu police nirabasha kumenya abarashe aba bantu, rwose baracyashakisha hirya no hino, ariko nta kintu na gito byigeze bitanga. Nta muntu n'umwe bari no gukeka waba wagize uruhare mu kurasa aba bantu. Bamwe mu baturanyi bavuga yuko hashobora kuba habayeho ibimeze nk'imirwano muri urwo rugo, kuko na mbere habayeho kurasana cyangwa se habanje kumvikana urusaku rw'amasasu, ariko rutigeze rugira umuntu rukomeretsa. Nyuma nibwo haje kumvikana yuko hari abo amasasu afashe ndetse ubuzima bukanagendera. Bamwe mu banyarwanda bagaragaje akababaro batewe n'urupfu rwa Ituringabo, aho umwe yanditse kuri Twitter agira ati umuntu wanjye Ituringabo Derek baramwishasha, bamurasiye mu birori by'isabukuru mu majyepfo ya California. Ubutumwa bwanditswe kuri GoFundMe bwo gukusanya inkunga yo gushyingura Ituringabo bwerekana yuko uyu musore bakundaga kwita Draws yavutse kuwa 23 Kanama 2002 akaza kuvukira mu gace ka Kimbondo, aha ni muri Tanzania. Avuga ku witwa Edward Hakizimana ndetse na nyina Anize Ngendakumana. Akaba kandi yarageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 14 Nzeri umwaka w'2004 ajyanye n'umuryango we. Akaba yararangije amasomo ye muri Rose Academy aha hari mu mwaka w'2020. Uyu musore rero atabarutse yarakiri muto cyane. Ni inkuru yashenguye abanyarwanda babashije kubibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Umusore wari ukiri muto kandi byagaragazaga yuko nawe ari gutegura ahazaza he, cyangwa se ahazaza he byagaragaraga yuko ari heza. Icyakora ntabwo twabitindaho, gusa turasaba Imana kumwakira mu bayo kandi ubwo abasigaye bakomeze gukomera. Nyemerera gato duse n'abagaruka mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB cyangwa Rwanda Investigation Bureau rumaze guta muri yombi umugore wagize gutya agafata umwanzuro yo kwiyemeza kuri umunwa w'umugabo we akawuca akoresheje nawe umunwa we. Ibintu abantu batangiye gushaka kugira nk'urwenya ariko bikomeye cyane, dore yuko umunwa w'uno mugabo warumwe hafi gucibwaho rwose nk'uko bigaragara mu mashusho. Icyakora uyu mugore nyine yamaze gucakirwa ndetse yanatawe muri yombi. Twinjire mu turebe uko byatangiye. Umugore witwa Nzanywenimana Josiane, uyu ari mu kigero cy'imyaka 28, akurikiranyweho kuruma umugabo we akamuca umunwa nyuma yo gushyamirana bapfa umutungo w'urugo. Kimwe mu bintu bikomeje kurika imbaga hirya no hino mu Rwanda y'abahitana ubuzima bwa bagenzi babo bashakanye bapfa imitungo. Amakuru yibanze avuga yuko byabaye mu ijoro ryo kuwa 7 Gicurasi bibera mu murenge wa Nemba, aha ni mu kagari ka Macaca, umudugudu wa Kibingo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nemba uyu bamwita Ruhashya Chazi yatangaje yuko umugore yarumye umugabo we urutoki ndetse n'umunwa rwose akawuca akawukuraho, bapfaga isesagura ry'umutungo. Yagize ati n'amakimbirane yo mu muryango n'ubundi kutumvikana kw'imicungire y'umutungo. Uno mugore ngo yashinjaga ubusinzi umugabo we, amafaranga yakoreraga yayajyanaga mu kabari akayinywera ngo akayarangiza bigateza impagarara. Bari basanzwe batabanye neza naka na gato, n'ubundi hasi hejuru ni ku rugo rwabo rwari rumeze. Byumvikane yuko bajyaga bakunda kurwana bya hato na hato. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa akomeza agira ati yamurumye umunwa wo hasi arawuca uva rwose uragenda. Tifu Ruhashya yagiriye inama abafite ingo kujya birinda amakimbirane hagati ubwabo, aho yabisobanuye agira ati iyo abantu batumvikana ku gutera imbere biragoye ko ntibaba bashyize hamwe, ntibaba baganiriye. Kubana neza ni ingenzi, aho bidashoboka aho gukomeretsanya bayoboka amategeko bagatana ariko bagahana amahoro, ntihagire uhitana ubuzima bwa mugenzi we. Amakuru kandi avuga yuko bari babanye bitemewe n'amategeko, ariko kandi biravugwa yuko atari n'ubwa mbere, kubera yuko ngo hari igihe yigeze kumuruma iberi ndetse n'akaboko rwose hafi nabyo yenda kubicaho. Abantu bumvise ibingibi aho baje guhita bagira bati uno mugore ashobora kuba atari umuntu ahubwo cyari kivejuru, cyangwa se yari inyamaswa uyu mugabo yirongoreye, yaritoreye nyine impyisi mahumba mu ruhira akagira ngo ni intama atoye. Umugabo yahise ajyanwa ku bitaro bya Nemba, umugore nawe ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha
sitasiyo ya Gakenke uyu mugore niho yambariye amapingu ndetse yamaze kugera imbere ya Ferabeto kugira ngo abazwe ibyo aryozwa cyangwa se asobanure ibi byaha akurikiranyweho. Ibintu bikomeje gukomera hirya no hino nyuma y'uko imitungo cyangwa se ibijyanye n'ubutunzi abantu bari gukomeza kugenda bagaragaza yuko hagati y'abashakanye umugabo n'umugore muri no minsi bashaka amakimbirane cyangwa se bashaka kubana nabi aho gushaka kubana neza, ngo mu rwego rwo kugira ngo bapasure buri muntu agire ibyo ahitana n'undi agire ibyo asigarana, ngo cyane cyane ku bantu baba barahuye umwe afite icyo afite undi nta kintu na gito afite. Bityo rero abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga bati leta kuko nigerageza ishaka ukuntu iri tegeko ry'uko mu gihe abantu bagiye gusezerana ivangamutungo bajye babanza bakareba bagiye kuvanga ibingana iki, umugabo afite ibingana iki, uyu mugore bagiye gukorana ivangamutungo risesuye we azanye ibingana iki. Ibi ngo bizafasha mu rwego rwo kugira ngo mu gihe abantu bagiye gutandukana cyangwa se kugira ngo abantu batajya bitwaza yuko bashaka impamvu zatuma bagongana kugira ngo batandukane bagamije kugira ngo bigukana iyo mitungo ibiri ku mpande zombi, ariko umwe ari wari ufite ibintu byinshi kurusha mugenzi we. Ntawamenya ahari ubwo inzego zibishinzwe zirakomeza kubikurikiranira hafi. Ndabashimiye cyane uko kandi mukaze kuri video zacu, ntimutinde cyangwa se kugira ubute bwo kudukorera subscribe. Turabakunda kandi nimunyemerere ngaruke mu kanya. Nje nitwa Rugamba, izina ni ryari, twebwe turacyitwa Kigali Line News.